inyungu n'ababa bakundira abantu indambi mugende muzirege Indambi cyangwa indambi agakundira umuntu kuko ejo yariye mu wiwe yamara kujya mu wiwe ejo yageramo yasanga bari ibishimbo yaraturajyamo inyama akamavuga ngo sinzosaba kwa nyana kanasanze bagisigaye bagishimbo mukunda ni wowe ufite indambi abantu b'indambi ntitubakeneye turaramutsa abantu bari muri Kongo ngo amahoro y'Imana akomeza aganze muri mwebwe kandi dukomeza kubasabira kugira ngo Imana itange amahoro itange ubuzima Imana itanga inzira kugira ngo ibyo mukeneye byose bibashe kubageraho turi kumwe nubwo tuticaranye ariko turi kumwe mu bitekerezo turaramutsa abandi bagize ibindi bihugu kuko kubisanzwe muradukunda natwe turabakunda muri abantu beza utobashimira tabazi icyo muza mukora ariko turashimira ibyo mukora ku mazina ni yayandi mumenyereye ni Nyirabizunga Jeannette abakorera kuri iri torero ryo mwacu ni kuri Mandela na Nyabizunga umuryango mwiza cyane rero ndabiyegereje abatarahabona mugira amatsiko yo kuza gusura rino torero kugira ngo mufatikanye mu byiza byose bibangaha rero uyu munsi n'ubundi turi kumwe n'abatumirwa rero ni umutumirwa umwe ubundi gani Bishop nanje gankaba CEO wo kuri rino torero rero uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa tw'ibisanzwe ni umudiyakoni oya akaba Bishop nanje nkaba CEO ibintu bigakomeza rero turi kumwe n'abatumirwa ako nakari gaciyeho umutumirwa wacu ariko mbere tutaramuhereza ijambo kugira ngo abanza baramutse abibwire muganire n'umuntu muzi reka uwacuga nawe abanza avuge nubwo nitanguje nkakira abashitsi ariko ga n'ubundi umugore ntuzi uvuga ngo karimu kuko ntuzi uje gutega abashitsi ku irembo bakinjira reka nawe mbanze mwiyegereze muhereze ubutware bwiwe nawe nkusuhuzaga abantu nitumaraga dukomeze n'umutumirwa wacu ni karimu. Murakoze turabashuje mwese aho muherereye ku migabane y'isi itandukanye cyane cyane igihugu cyacu cya Kongo inci yetu muzazi turabaramukije cyane tumugira amahoro ibihe byiza kuri mwese twari tugize igihe tutagaruka hano ariko kubw'ubusabe bwa benshi kuko tubereye benshi hano kugira ngo byenda tugende tubageza zitandukanye ibiganiro bitandukanye ndetse n'ivugabutumwa cyane n'ibyo twibaze hanyuma rero nikaze ni kuri wa murongo wanyu n'abandi namwe mwawuzaho n'itorero ntitugirane ikibazo rwose nikaze hanyuma umushitsi wacu tumuhaye ikaze umushitsi musha yegere cyane umunyamakuru mwiza w'umwuga ufite n'amakuru menshi ahagije turamwakiriye ngo wegere cyane murakoze hanyuma n'uwatwakiriye Jeannette nawe turamushimiye rwose mu nshingano turuzuzanya ego sawa arakoze cyane nawe kuduhereza umwanya uyu ataduhanguye ngo ni mukore kuko amatuzinga kamera tukamutuyibika reka kubikabya nyama oya urugo n'urwawe itorero n'ijyawe nubwo twavugaga ngo ubu nyine twavuga iriya kameramena ngo zinga no kwamazinga tukabisubiza mu mabage ariko arakoze cyane yemwe muranyihanganira nje sinzi kuvuga ntari gukoresha amaboko sinobona uko nifata wakwifumbase sinobishobora pe rero abantu babona ndi gukora gutya nzange ngo mvuge utuntu ndi gukora utujeste rero ubona tubigire icyo bimubangamira bimunezeze nawe saba tutarondogoye tutavuze menshi reka umutumirwa wacu twibwire kandi numara utubwire n'ikinyamakuru cyawe tugitiburiye hano kugira ngo abantu nabo hano bakubone numara bagukurikirane saba urakoze cyane naje gatura kimwe naje sinzavuga ntakoresha amaboko mugize neza cyane turabaramukije mwese abakurikiranye rino torero kuko babivuze ku mazina nitwa Byishimo Felix ndi umunyamurenge korera ikinyamakuru cya CNTR Kongosha twishimiye kwisanga hano kandi dushimye n'ikaze mwaduhaye ndi umushyitsi kuri ino cano cyangwa se muri ino kanisa ariko sindi umushyitsi mu rugo
hanze yo mu ikanisa sindi umushyitsi mu rugo, ariko bazavuga ngo uruta kwisa umushyitsi ntaba ari urwawe. Ni ukuvuga ko mwanyise umushyitsi kubera ko naje ndi umunyetorero rya hano. Rero twishimiye kwisanga kuri rino torero nk'uko twari tubivuze, Mandela and Nyabizunga Family TV, ndagira ngo nuko ikanisa ryitwa. Kandi tubahaye ikaze mwese kugira ngo tubane mu kiganiro tugiye gukora. Waba usanzwe uzi ukurikirana ibiganiro bica kuri ino channel, ariko uyu munsi wa none nibwo bwa mbere umbonye wifuze naje kuntegera, naje ndifuza kumva commentaire zawe. Murakoze cyane. Sawa, murakoze. Ni kaze cyane muri kino kiganiro. Yego. twamaze kuhagera. Mwegere, mwisange, mwisanzure, mutange inama nziza, mutange ibitekerezo byiza byafasha abantu, byabubaka cyane kugira ngo dukomezanye twuzuzanye. Duturutsaga mu kiganiro nyacyo. Yewe tumaze iminsi dukora ibiganiro bijanye n'ingo, kandi n'ubundi ntiturakirangiza. Tuzogikomeza mpaka, kuko ingo ko zirubaka, uko zubaka niko zisenya. Ntitworoha tuzihemukira. Hari umwana umwe wavuze ngo hari ikintu ngo atoroha ahemukira, agira kimwe twaje mu rugenzi, noneho tumara amazi ukeneye iki cyane niko wumva ushaka kugenda uri kujya. Amasimbuka ngo ngwiwe ngo kumagi umuntu yoroha yahemukira. Hari undi wavuze ngo atazahemukira Primus. Ngahe nyumvira. None natwe ntituzahemukira ingo, kuko tuza dutanga inama tugahabwa izindi. Uko tuzitanga niko duhabwa izindi. Kandi kanisa ryitwa family. Kandi buriya itorero ritangirira mu rugo. Rero niho cyane tuza tugendera. Ariko noneho uyu munsi nabaye kuhinduraho gatoya kugira ngo tugende no mu bundi buzima busanzwe. Tutura tubikora, abantu bakabyishimira, yewe bakandika muri komenti, muza mudufasha, mutanga inama nziza, mutanga ibiganiro bisukuye. N'ubundi nawe nuwumva ukeneye kugira inama ntoya watanga utunyuzemo, uzotwandikire aho munsi. Hariho namba yacu dukoresha kuri WhatsApp, wanaduhamagara, wayisangaho ibiriyoni kugira ngo nawe tukugezeho ubutumwa message ushaka gutanga. Uyu munsi turaganira hejuru y'inshuti. Tumaze igihe dufite inshuti, zimwe zikaduhemukira, izindi zikatugirira neza. Ariko se inshuti, mbese inshuti ni iki? Inshuti nyayo ni bene iyihe inshuti? Kugira ngo umenye uko umuntu ari inshuti yawe, ni akugaragariza iki, ni iki akwereka kugira ngo umenye inshuti nyayo, umenye n'itari inshuti. Ndagira ngo icyo kibazo kirumvikana cyane. Sawa, musobanura icyo ngicyo, muvuga inshuti nyayo, icyo zihagarariraho, nawe ikakikwereka kugira ngo umenye ko ari inshuti yawe. Urabyumva gute? Bishop sinzi nimba iryo itangazo abanza gutambutsa. Bavuze ngo ntitwovuga utaduhanguye. Naduhangure rwose. Ngahe bohoka rwose, mwumve ko hari kibanza nicaye niwe mutumirwa mukuru. Reka mbe mbibza agatuti. Murakoze cyane. Ubundi arukunda abayumbi bazavuga ngo igitaramo kigeze muri nyina. Ubu kera amakuru yose kera wayavuze. Amakuru yose ubu kera wayavuze, wadusobanura, watubajije inshuti nyayo, inshuti nziza. Igihe uyimenyera cyangwa se inshuti yari yo kugira ngo isobanukirwe ko umuntu ari inshuti yawe. Gusa cyo turaganira twibanda ku migani y'abanyamurenge. N'abanyamurenge bazavuga ngo inshuti nyanshuti uyimenya igihe ufite ikibazo. Aho niho umenyera inshuti. Kubera kuko muri ino si harimo inshuti zitandukanye. Hari inshuti nyanshuti. Ijya nshuti yawe itogutererana, inshuti ishobora gupfana nawe. Hakaba n'inshuti yo kwihakana mugeze mu kaga. Bakujya bihakanye. Hakaba n'inshuti ya gatatu ikuryarya. Hakaba n'indi nshuti igukundira inyungu, iguprofita. Inshuti y'inyungu. Ariko turazihuza zose tuganire ku nshuti y'inyungu n'inshuti nyanshuti. Tube twirengagije ziriya inshuti zose z'indyarya, turazishira hajya mu inshuti z'inyungu. Rero tuvuge mu inshuti zirukubiri. Hari inshuti nyayo, hakaba n'inshuti y'inyungu. Kugira ngo umenye umuntu ko ari inshuti yawe nk'uko wabivuze, uko njewe mzumva. Hari igihe tuba dutanga ibitekerezo hano kuri kamera cyangwa se hano
mu ikanisa kuko mwagise umuntu akaba abo duheza ibitekerezo suko tubarusha ibitekerezo ahubwo dusangira ibitekerezo nabo kandi ibyo tuvuga dushaka kugira ngo nimba hari dufite ikindi gitekerezo atwunganire abyandike muri comment kuko natwe twifuza kumenya iyo tuje hano mu ikanisa tuba dushaka kwigisha no kumenya no kuvuga ngo hari ibyo tuvuga tuzi akaba n'ababiturusha tukabibwira ababiturusha bajya babiturusha nabo bakagaruka bakabidusangiza muri comment. Iri ni ikanisa ryacu rifite aho rigarukira cyangwa se rifite ikashe yayo. Hari n'indi kanisa rifite ikashe rutari no ryacu. Rero iyo tuvuze mu inshuti nuku ukabuza ufite ukundi uzi inshuti ubitubwire muri comment. Inshuti nyanshuti ni ya nshuti tokureka mu gihe wagize ibyago, mu gihe ufite ikibazo. Ya nshuti ushobora kwicura nijoro guhamagara ukamubwira ngo nagize ikibazo runaka akabura ibitotsi ku bwawe. Iyo ni inshuti nyanshuti kuko uko nje nzumva. Ya nshuti inyura ahantu akumva ko barakuvuga nabi akababwira ntasangire n'abajya baba kuvuga nabi ntabatiza umurindi. Ko hari inshuti zimwega asanga baba kuvugana ngibyo se ngo kumuvuga ngo hari nibindi mutari muzi akama yongera akabafasha kukuvuga nabi. Iyo ni inshuti kuryarya. Inshuti nyanshuti rero ni ya nshuti mugendana mu kibazo cyose uba wagize hasa cyane tuvuge nk'igihe cy'ibyago ntidutsinda gufusha ukabonera kwambaye ukabona abuze nk'icyo aguhaye ibyo afite byose abuze nk'ikindi yokongeraho. Yani ya nshuti mugenda ukavuga ngo uyu ngo yagaragaje ko afite ku buryo wowe unyura n'inyuma ukagenda kumenya nka konte yuko imeze ukamenya kuko uko yakubwiye ariko iyo niyo nshuti nyanshuti. Hakaba n'inshuti reka nama mbivugira rimwe Bishop nawe araza kugira icyo abivugaho. Ntabwo ndi Bishop mukoresha nyawo n'izina ryoroshye. Ni Bishop wari no kanisa si hirya yari. Ntugire ikibazo buri umuntu wese ni Bishop muwiwe. Aya mu mujyoroshe kugira ngo reka turagushakira irindi turaza kuva hano twabonye irindi cyangwa rya CEO nimba ari CEO mugani wayo. Inshuti rero twari tuvuze ku nshuti y'inyungu ni ya nshuti ibana nawe igutagetinga cagiye ufite amafaranga cagiye uryoshe ubuzima bumeze neza akaba ari cyo gihe izozi kwisheshaho. Mu gihe rero wahishiwe akakuvaho agasigara kuvuga nabi nguriye ngo n'umutindi ngo n'umukene igihe ufite ifaranga akaza kwishesheshaho kandi akagufasha kurya za faranga zawe mwazimara akaba ari ugenda kuvuga hano hanze. Iyo niyo nshuti mbi jewe nshobora kuvuga cyangwa se iyo niyo nshuti y'inyungu. Inshuti ziviza icyo ufite uko niko nje nzumva ibindi turaza kuzongeraho. Mwene data arakoze byenda sinja kuri ibyo yavuze kubera ko ino topic cyangwa se kino kiganiro cy'inshuti ni kirekire. Umuntu yokivuga mu episode kubera ko gifite umwanya munini cyane turagira imyaka myinshi ku isi ariko kandi niyo dufite simikeya. Buriya nta nshuti ya Burundi baho. Inshuti yose za periodikemo kuko iyo muri abana ari inshuti twagiye tugira turi abana tumaze gukura bitewe naho twari tuba turatandukana nazo. Hari nizo twibagiwe no mu mazina, hari no wibagiwe ku shusho. Turagenda aho twize abakolege murashobora gushika ku ishuri fulani ukabona umukolege umwe mukaba inshuti mukakuwaze cyane akakubira inshuti ya bugufi ariko mwatandukana muri wa mwaka mwakibagirwa ndakiburagirwa mukaburana mukibagirana n'ishusho kayibagirwa. Kindi nongeraho kandi hari n'inshuti nayo mushobora kubonera mushobora gukurana ariko promotion zaza mugatandukana mu buryo bw'imikorere. Hari n'inshuti tubona cyangwa se abakamarade tubonera mu mirimo fulani tugiye dukora arazo dukorana. Ni ukuvuga ngo inshuti ziratandukanye. Inshuti rero yarabaje ngo se inshuti nziza cyangwa se inshuti nyanshuti niki. Muri definition inshuti nyanshuti ni umuntu ushobora kubwira akari ku mutima wawe cyaba cyiza cyaba kibi ariko jewe sinemezanya nabyo. Umwana w'umuntu wavutse akavuka ari kiremwa muntu byanga byakunda zageraho agahemuka. Bishatse kuvuga ko nta nshuti nyashuti ibaho. Inshuti nyashuti ni Kristo gusa, izindi zose zigira igihe kuko ariyo ushobora kwizera ngo inshuti nyashuti ariko ukaburara yariye. Hari niyo kwima kandi ifite sinzi
sinabivuga hari n'uwo burica guheza ariko ntibikuyeho ubushuti kandi bamubwiye ikibazo ufite ariko inshuti nyashuti uza umubwira icyo ushaka nubwo atogikemura ariko iyo umubwiye n'ikibazo wagize uzamwumva uraruhutse iwe ko abifata muri we niwe nyine bivana n'umutima w'umuntu ukuntu umeze ariko nta nshuti nyashuti ba habaye inshuti mu gihe fulani niyo mitekerereze yanjye yumbira ndibaza ko uko bivuze ngo habaye inshuti z'ibihe cyangwa se nta nshuti nyanshuti ibaho ndibaza icyatumye bibaza gutyo uku nawe uri turi hano uku nawe hari ukuntu setinze uzi ngo ubu nyine ngize ikibazo nakibwira runaka ni bene iyo nshuti ndagira ngo yashatse kutubaza kuko ndibavuga ngo nta nshuti nyanshuti ibaho kandi wenda abantu bose bataraguhemukiye navuze ko habaye inshuti sibyo ariko we yabikabije aravuga ngo inshuti nyanshuti nta nshuti nyanshuti ibaho hariho inshuti mu gihe fulani hari igihe cy'inshuti n'igihe ugomba kugira umuntu inshuti akaba n'igihe utagomba navuze ngo ziratandukanye twagiye tuba ahantu hatandukanye impamvu nabikubwiye ni iki hari inshuti mushobora kuba mutindanye imyaka 5 ariko nyuma ya myaka 5 uzosubira izindi za zindi muba muri kumwe hari ya yindi mwari muri kumwe na ya yindi mwari muri kumwe urashobora no kwibagirana nawe okay ndagira ngo essence yabivuzemo inshuti muri kumwe ubwo niki navuze kugira ngo umenye ko inshuti muri kumwe niki kintu aza kugaragariza dushake tureke dukureho urupfu muzago ntawe utazutabara n'umuntu utazi gusa mbese ubu nyine noneho kuko turi abanyamurenge noneho tukavuga ngo umuntu agize ibyago singomba kugenda ngo nuko ari inshuti yanjye ngomba gutabara kuko ari abanyamurenge kuko turi abanyamurenge ngomba gutabara ari umuturanyi kandi ntibiba bivuze ngo ni inshuti yanjye ariko hari n'inshuti sibyo uza wicara none se kubo tubwira ubu nyine ngahe tubwira nta nshuti kuba ufite ubu nyine twakubaza ngo ngahe tubwira abantu 5 b'inshuti zawe uza wumva ku mutima wawe ntabo wabona nakubwiye ko icyo kintu kiragoye kudetermine ngo uvuge ngo inshuti niba ifite caractère zimeze gutya ahubwo uvuga ngo kugira ngo uhitemo inshuti wewe uhitamo inshuti ukurikije kuki ugendeye kuki oya we yatubajije hari inshuti zitandukanye hari abagira inshuti kuko jewe ndashobora guhitamo umuntu umbere inshuti abankunda bose suko ari inshuti zanje nawe nibyo uranumva nyine banza utegere ugiye gukunda ni kuba washaka hari n'umuntu ushobora gutura ikibazo canje atari inshuti yanje ariko kubera ko nzi ko nkunda kandi umuntu ugukunda arashobora kubukemurira ikibazo cyawe vuba mbere y'uza wita inshuti kurumva ico jewe rero naringendereye vuga tubaze ngo se kugira ngo uhitemo inshuti caractère ugenderaho cyangwa se nabyitarote mu kinyamurenge ururimi rwacu n'imico oya inani cyangwa ingeso condition ndashobora kubona umuntu tukaganira nkavuga ngo uyu byangaje yakunda afite ibitekerezo byiza reka mugire inshuti yanje mu gihe fulani nzoza mwiyambaza nifujije ibitekerezo bye utibagiwe ariko ntabuciye uyu ndashobora kumugira inshuti mwene data turi kumwe kubera umurimo mfite cyangwa kubera umurimo dukorana akaba inshuti ubwo ni bwa bushuti bw'inyungu oya turakorana twembi turakorana nta nyungu nguteze gukorana ntabwo bwita ubushuti bwa nico bita college nico nakubwiye tukaba abakolege kwaro tukanendukana inshuti yes ibyo birahaba twokorana turi 10 ariko uri inshuti yanje urubu rero ico umuntu ashobora kugenderaho ndatekereza ko bivana n'imiterere y'umuntu ariko icyo ushobora kubona ni inshuti yawe cyangwa ushobora kuyiburana icyo ndagira ngo nikicyo hari inshuti ubu nyine ubu twicaya ushobora guhamagara nzi neza uko afite amafaranga sibyo kamenya uko tuvuge ku rugero narebye kuri M-Pesa yiwe mbonye afiteho 10,000 ubu nyine nkamuhamagara ngo mpereza 500 ngize akabazo kihutirwa akambwira ngo mpaka nkamubwire mu izina nkamubwira se ngombwa ko nkakubwira we mpereza amafaranga 500 wenda ejo nzayagusubiza akayakwima iyo yakwimye buriya yafite muri telefone aba ari inshuti yawe cyangwa bari inshuti tubikura ubushuti kutaguha ifaranga none se otanke muri kibazo ufite arashobora kutayaguheza kubera ko byenda afite ikibazo kiremereye we wanze kumubwira ikibazo ufite
oya hari Urumva? n'igihe yakwima oya atagifite oya sinemezanya nawe kubera ega inshuti siziduha gusa kuko utokumva ko inshuti ari guheza ibitekerezo ari gucaginga mu bitekerezo ngo kubera inshuti ataguhaye n'urufaranga ariko inshuti ga none se Hari- inshuti hari- itagufashije mu gihe uyitakiye aba ari inshuti uko abaswahili bazavuga ngo rafiki yako ndiye adui yako noneho mu gihe atabiguhaye kera babaye umwanzi wawe mu gihe nakubwira ngo nta nshuti y'ibihiha haba inshuti y'igihe okay reka noneho dufatikanye aho twese urabona urabona neza mbese ndabyumva inshuti y'igihe noneho Inshuti hari y'igihe. ukuntu nawe aho ubivuga bigasa nkaho ya nshuti aho yigerageza kugira ngo bwa bushuti burangire niba wagiye muri mpesa yiwe kuko urugero wari uduhaye ugashaka kugira ngo umenye kuko ari inshuti yawe wenda ngo nutegereza nataguha ifaranga ubushuti burangire hari ibintu byinshi wagenderaho si uwo munsi gusa bworangira kuko nje mbitekereza cyane ashobora kutayaguheza amafaranga ariko mugakomeza mukaba inshuti kandi ugakomeza wenyine mu bitekerezo yawe ukavuga ati uyu muntu ambaniye gutya hari n'igihe yo yakwima yafite ariko ukavuga ati nubwo yanyenye bishoboke ko nawe afite ikibazo ubundi amfete nimureke dushire ibintu wazarani kuri kamera buriya umuntu hari ico bita ngo hari classe z'abakene zihaba sibyo hariho umutindi nyakujya hariho umukene hakaba ni classe nka zitatu ni ukuvuga ngo umutindi nyakujya ntagira inshuti kurumva igihe cose utaragira ico wimariraho nta nshuti uzagira abantu bose tubayeho ku isi tubayeho kubw'inyungu ariko icyo gihe ga nawe wari kurumva nimba udafite umva icyo nkubwire wimariye uba wariye baza witonde nkubwire hari ibihe biza bigukubita ukisanga ugeze muri bya bihe byo kutagira ico wimarira nta mutindi ugira inshuti kandi ku isi nta muntu utuye inose ukunda umutindi ni nayo mpamvu twese tubayeho kubw'inyungu z'abandi inshuti yawe ibayeho kubw'inyungu yawe kubera ico igukuraho nawe kakubera inshuti kubera ico ikuraho ariko bibayeho nta kintu gikuraho nawe ngo ugire ico ikuraho my friend niyo nakubwiye mu inshuti nziza gusa ni Kristo nayo yende ntayo tubayeho mu buzima bwayishanje ku isi swate twatwungurana ibitekerezo tukaganira iwe afite ubushobozi agasapotinga ibitekerezo byawe ariko igihe cose udafite nico wimarira nico uganiriza undi muntu biragoye kugira inshuti nyanshuti baza bavuga ngo nta mukene ugirirwa imbabazi ico bishatse kugira niko abakene bazokundana n'abandi bakene gusa niko bimeze uko nta mukene ugira inshuti y'umutunzi wahe noneho kabari mwene nyoko dukure kukivanga abavandimwe batabikora ninde wabona reka kuvuga ngo ari bene mama hariho abafite abavandimwe baba batari n'inshuti ukamara umwaka imyaka ibiri utazuvugana muba muresha mu buzima umuntu arashobora kuba umukene ku rugero reka nivugaho ndeka gutanga ku wundi muntu utari hano ndashobora kuba umukene nkagira umuvandimwe wanje ukize ariko tukaba twomara umwaka n'imyaka ibiri cyangwa tukabaho mu buzima ntagira na nimero yiwe uwo ni umuvandimwe ariko si inshuti kandi yakagombye kumbera inshuti noneho inshuti twaguze ni ya nshuti igihe wagize ikibazo n'ubundi ho kuko wabivuze koko ubugira inshuti kubera ko ufite icyo ikuraho nayo ifite icyo gukuraho urumva abongereza bazabyita ngo ni give and get kurumva rero icyo twabivuze cyane ni ya nshuti nawe inshuti yabajije ni ya nshuti wogira ikibazo cyangwa se wowe uri mu kaga gusa ko hari inshuti zimwe yo gutabariza atanafite n'icyo aguha ariko akagufasha kandi abinyujije mu bana akavuga ati mfite inshuti yanjye yagize ikibazo kandi jewe nta kintu mfite none mfasha nanjye mfashe inshuti yanjye ni mu buzima mukiresha bro nase sinzano azaba umugabo numva ngo uwari umugabo numva mu mateka nza numva bavuze ngo yagiye ngo yari afite nimba umugabo yari akenye abura inka yo gusaka aja gusaba inka ku wundi muntu ufite inka agezeyo yibuka uko yasize umuturanyi we nawe ari gutyo arasaba ngo arangize gusaba asabira n'umuturanyi aravuga ngo mumpe kandi ni mumpe ndimusigegana ibyo mwibyitiranye uwo ni umugabo w'imfura ariko si inshuti kurumva kandi ubwoko bwacu cyane twagenzwaga no kugirwa n'ubufura nase urumva iwe atarakenye yagiye gusaba aho ashika kandi aja gusabira mu baturage bumva bombi ko baresha
ko nta mukire wavuye muri wa muhana ngo aje kumusabira. ni ukuvuga ko ariko iyo yagiye gusaba nubwo twari tuvuze ngo yasabiye classe, nakubwiye ngo iyo muri même classe murashobora kuba kuruwaze cyane. Par exemple nkubwire, uzi ko dutuye muri Kenya, uzi ko ushobora kubana n'umuntu umwaka wa mbere muri foyer, umwaka wa kabiri akaja hanze kandi akagenda muri inshuti, yashika ntagire n'ikintu akumarira. abo ngabo se inshuti bari yari inshuti muri cage, yari inshuti benshi barahaba kandi ntibikuraho ubushuti mwagiranye, kandi oya muba mufitanye n'amateka. Ico mwari mubanyeho ni ubuzima bwari buresha. Iyi si niko iteye. amaze kugusumba yaragusize. My friend, bazavuga ngo amaboko ataresha ataramukanye. ubwo yageze muri Amerika ntagomba kwibuka wasigaye muri Afrika. Siko byakagombye. Ariko nubwo muvuze gutyo hari abagenda bakabizirikana. Hari inshuti zakuyana ari inshuti zashika niyo Amerika zikaza. Turashimira ababizirikanye n'abatarabizirikanye. Ari n'abandi bashobora kuja muri Amerika mutaziranye. Babitegure mukaba inshuti muri uriha mumenyaniye ari Amerika nawe uriyo. Kandi mukaza muganira kumva murabokanye, n'igihe wumva ugeze iminsi itatu nk'ino utaganira nawe ukaza wumva ari cubuze muri wewe. Zirahari pe. Hari n'umuntu nakubwiye ngo inshuti ivana nuko ariko wibuke kuko ico gihe nanone n'ubundi iyo nshuti iri mwamenyanye iri Amerika uri muri Kenya n'ubundi ubuzima ntiburesha. Arashobora kuba yaraguhisemo kubera ico yakubonye, swata arakurusha ubuzima, ariko nawe ari ikindi kintu ariko kubona ako profitamo. Oya nta profi, je ndakeneye ko muzoza muganira swate sibyo. Ikibazo afite nuko ubona uwo baganira. Oya banzu numve mbivuge mu buryo bwiza. Urashobora kugira inshuti yakubonye je ndishobo ifite ubushobozi, ariko kavuga ngo mu gihe bimeze bityo nyanaka nza numva afite ibitekerezo byiza, ndamurusha ubushobozi ariko yigira ibitekerezo byiza, twokaza tuganira tukumvikana mu bitekerezo. Ega ari n'umuntu muza muvugana, par exemple nezi mbuga tubana, ari umuntu uzandika message ukumva message yiwe iromotanya n'ibitekerezo ufite, sibyo? Yazayandika message wowe ukayumva kabiri kubera ko deja wabonye message yanditse iromotana n'ibitekerezo byawe. Ariko ndugura ngo mubwire inshuti bamubi. Je nemera ko inshuti bamubi cyane. Abantu bagenda bakibagirwa inshuti. Tuzobageraho. Ko turaza ndore iki kiganiro kikiragenda kizamuka, tuzabageraho umuntu azazamenya ahantu neza yicaye. Kandi no kongera inshuti itaguha umwanya nubwo yo guha ibintu. Ntabwo bari inshuti. Jeyo niyo nkunda. Ibifite igihe gito. Oya. Uwo ni jewe. Wowe ni inshuti y'inyungu n'imbaga. Oya. Wowe uri inshuti y'inyungu. Oya, inshuti itaguha. Inshuti iguha yarangiza ntiguha umwanya. Jewe yoga niyo nkunda. Oya. Ukunda mu wewe buryo. Oya, ko ndavuga inshuti. Itampe tuvuge reka dushire mu mafaranga kuko ubunyine gani yari imbere. Ubunyine ndumuti yo mafaranga. Nakubwiye wowe uri inshuti. Umva kubwire ko ndakubwira. Inshuti reka tuvuze reka ngutange urugero. Turi umuvandimwe wanje. Ubunyine uzumbwira ngo ubunyine wicaye hariya iwawe mu rugo. Uzoza untumira buri cyumweru 5,000. Ariko muri bya 5,000 nurangiza sinka kwandikira. Gusa nzamenye uko condition ariko mu cyumweru uzoza umpereza ifaranga nurangiza tunyandikira. Iyo njewe iyo niyo navuze ga ndakunda. Navuze ngo inshuti njewe nkunda. Niyo mvugisha kuruta uko yompereza. Aho twatwumvishije. Nari numvise mugiye kubivuga. Rero wenyine ni contradire, ni wenyine wabivuze mu buryo wavuze ngo wabisobaneje nahise mvuga ngo ni jewe. Niko navuze ngo inshuti itaguha umwanya. Faites attention nayo. Garukira aho ntibiri inshuti. Isane saha yore pushiga isasu. Agiye kugumwa. Inshuti wa mubi. Agiye kugana amabanga yo. Umwanya mubi. Koko ari inshuti zimwe zidushaka nk'amakuru. Hari n'abandi mwene data yavuze ngo ni njyajya. Ari injyajya nimbe araka video nigeze mbona bavuga afite inkoni ngana kuko ngo nakuzana ngo kubita injyajya ngo apanda kukozanaho ibintu kubita injyajya kandi niba inshuti y'injyajya uzobureke injyajya nimbe injyajya izikubwira ngo iragukunda yarenguka ikakuvuga nabi kurumva tigira n'umwanya wo kugutekereza n'igihe gutekereje ibiri kugutekererezaho nabi kuko kukujyagiye agira n'ishari rya ngwino tugira umwana injyajya ntigira amakosa injyajya
ubujyajya Indyarya Mm. niyo jya ahubwo nico gisobanuro c'ubujyajya. Mm. Igisobanuro c'ubujyajya si ikiza kuryamo wawe kikagenda. Wa wundi yoba anashonje adafite icyo aguheza. Ariko indyarya ico bita ngo ni indyarya nuza akakwigira inshuti ariko ari n'inshuti y'abanzi bawe kandi wa muntu niwe mubi. Indyarya ni ya nshuti iza guhahira abanzi bawe kazi gaseha amakuru kagira icyo bashira aho baba bakuvuga akaza akavuga ngo jewe namwiboneye. Kandi muri iki gihe urumva muri iki gihe nizo nshuti zigwiriye, Abantu nizo ziri mu gusenya imiryango, ukagenda ngo ugiye kubwira inshuti yawe amakuru y'urugo. Ni nayo mpamvu jewe kenshi iyo nkeneye guheza n'inama mu ngo z'abantu bashakanye bika amakuru yawe ibibazo byawe nakunanira ngendera ko yabikisha ariko amakuru yawe y'urugo iyo ubonye narabivuze no mu kiganiro cy'ubushize, iyo ubonye amakuru yawe yo mu rugo uyaganirije ujya mu wundi muntu menya ko uri mu itangiriro ryo gusara gusenya divorce basenyutse utangiye gusara nyine ibitekerezo beza buri wese. Abanyamurenge umugabo yaravuze ngo yabwiye mugenzi we ngo namubikira ibanga ngo aramubwira ngo ujye utibikiye wenyine ukaza kurimbikisha umuntu ko kera ryamenetse. Kera yari yarimenye mu gihe yabwiye bagira ibanga bamenye inshuti yari kuko inshuti ubu nyine hari inshuti zitameze neza. Aza ambwire ngo yewe wamenye nyanakaga n'inshuti yacu niturangiza kujya tutaravuga ngo tuje kumusura wenda dukoze nk'agatekerezo ngo tuzoje kumureba tugende tuvuge wenda yagenze nabi, niturangiza tugende ko kumuhogora ari nk'inshuti yacu iwe gahita asohokamo kera aje gakumubwira yamubwira ati nyanakaga yabiciye gakarakuvuga ubwa kabiri umuntu abwira undi muntu ati jewe bimeze gutya na runaka none uduhuse akagenda akamubwira ngo uza amakuru ngo yarambwiye ngo mbahuse urumva kera ngo wamubwiye gutya na gutya nawe ugenda umubwire ngo wabikoze wagize gutya. Ubwo ni uburyarya iyo si inshuti bikora gutyo. Turi kuri kamera kandi ni ukuri biragoye nkanje mu myaka yanje mba ndi mutoya ariko haba hariho abantu mu myaka yo hejuru bafite imyaka mbese myinshi cyane bo namzara ariko ugasanga bagize urukundo rukonje. Noneho naje nicaraga kuri kamera nk'umuntu mutoya nk'umwana wabo cyangwa umwuzukuru ngiye kubwira nk'abantu bakuru ngo mugire urukundo mureke ubujyajya abantu baza bafata amabanga. Umuntu nakwizera akakubwira inshuti mufatire ryabanga. Ari igihe umuntu agira ikibazo akavuga ngo reka nje kubwira nyanaka nje kuruhuka. Ariko amabanga nayo atandukanye, hari ibanga ryawe wogomba kwibika ubundi ahubwo reka nsubire ngaruke nse n'ubibajije ikibazo gute umuntu aja reka mvuge kububakanye. Hariho n'abatarubaka bafite inshuti zabahemukiye ariko nk'umuntu ufite inshuti yiwe tukazuje inyuma y'umugabo wawe ngo ugiye kubwira undi muntu inshuti. Hari n'umuntu ubu nyine hari n'umuntu uzamuvuga ngo inshuti yiwe ngo ni nyina ngo kumubikisha amabanga. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo uwo nkunda ndamucaha. Iyo niyo nshuti nziza. Niba umbonye ikosa uzi ko turi inshuti nawe ngwino umbwire ureke kujya kubwira undi muntu. Uzi ko umwanzi uzi akuruta inshuti yagwihishwa. None uzi umenye uko umwirinda kubera ko umuzi. Kurumva impamvu nani mbivuze uzi ko umwanzi aza kubwira niba uzi ushaka ukuri k'ubuzima bwawe uzaza wegera umwanzi wawe aza kubwira atakubebera azakumenera ukanamumenya. Iyo akumeneye byose uzumenya hari intege nke zawe uzumenye no kumwirinda. Oye kumwirinda si ikibazo muri ubuzima w'umuntu ufite ubwenge wese wujuje ubwenge iyo uvuga urasigaza. Iyi si ukuntu bibakitse. Iyo uvuze amagambo menshi udafite ayo usigaza kandi uri kuvuga ku muntu ego uri kubwira nawe ni inshuti yiwe uri kucambira kuko ntimwavuga umuntu umwe muri babiri wa wundi wundi atamuzi byanga byakunda bari uko mwembi mu mushamikiyeho mwembi umushamikiye nkuko nditwavugana n'uwacu hano Jeannette ngo tukuvuge tutakuzi twembi kandi ibyo byose agufite amakuru yiwe naje gufite amakuru yanje. Rero nuzoza uja kumbwira amakuru ya mwene data Felix uzu usigaza kuko naje dufite uko tuziranye nyuma yahuri kandi ejo nawe tuzokuvuga uzavuga ngo mvuga naje nende ngukavuga. Iyo ni imigani y'abapagani tugomba kuvuga undi muntu. Igihe nuvuze n'undi muntu sigaza my friend ejo uzokomanga ku muryango yicayeho. No muri ibi bihe turimo n'ubwoko bwacu nza numva abantu benshi baropoka uzakomanga ku muryango wawe wavuze nabi
abantu bazabirinda inzira y'ibisubizo izaca mu nzu y'umwanzi wawe, abantu babivemo bagira inshuti, mugira inshuti ye inshuti nziza kabo baba bava ku wogira mukaropoka ku bwoko abanyamurenge mukaropoka mwamuropoka kuki mwagize amagambo muvuga akazosigaza yesi cyo cyakigenderewe tikigenderewe ariko naco ni message ko turavuga inshuti kandi inshuti si kuvuga ngo ni abantu banyakenya turi kumwe hano mu mahanga. Inshuti tagize inshuti y'ubwoko bwanje nzaja kugira inshuti yo mu mahanga nerera abanyamahanga ntarerera abagenzi banje. Bo ari ikintu Paul Bizimana yavuze ndamukunda cyane. Ni umugabo ugira ubwenge yaravuze ngo igihe yari kibi ngo umuntu ufite ubwenge azayirinda kuvuga nko kuko bya bihe bibe bizatambuka ngo uzugira isoni zo guseruka imbere yabo wavuze nabi. Igihe cyose igihe kiza ari umwarimu kandi n'inshuti n'umwarimu buriye ega tuba twitonda igihe cyose urimo kiza kigusigira isomo ejo wari umwanzi wawe azaba inshuti yawe cyane. uko niko bimeze rero izo nizo nshuti turagerageje ndagira ngo gusoma nigeze kugera ahantu baza bita Makobora murahazi nantu habi pe barampagarika kuri barriere barangize kumpagarika baranicaza nantu habi nyine nk'igenoge gufungwa haseruka undi musirikare mukuru wari uhakuriye araza yamaze ariko yamereza ngo doctor yanitiranyije na mukuru wanje ashikarampobe atangira kumbaza amakuru mukuru wanje ni Michel doctor yakoraga muri MSF arampobera ngo muraho doctor arampobera arambise uriya muti ugiye tingiye muvira muri raporo nanje namanigira bwo tingiye uvira muri raporo ejo nibwo nzogaruka hano ngwizo nzokurinda akoze mu mupfuko tintakindi kintu ufite ariko genda urarya ibenye imbere n'amazi ntubwire inzara doctor tikuva cyage wangiriye neza narakize ubu ngo mfite amahoro tekereza yamugirira nabi simba naragiriwe nabi kubwondi mu baratawe muri Tanganyika arabaza izuru baracimiciye ari Amakobora hari icyapa barakimumanitse izuru rero muri ikibi muzamugira neza tenda mema enda zako tokazugira umuntu uvuga nabi uko niko inshuti zibana ejo arashobora guhura n'umuntu zirinda kuvugana nabi zirinda gusebanya nuko niko inshuti yeme twige kugira inshuti nziza. Inshuti nziza buri inshuti nziza ikugirira umumaro. Je senza nemezanya n'uvuga ngo twige kugira inshuti nziza. Uzume inshuti nziza. Hari abatabufite bategera bagakenera kuvuga ngo aba bantu ibintu bavuze ndashobora ukuhari uko umuntu abazavuga akamenya aho ahagaze. Uzi n'ikibazo tugira. Tuvuga ngo twagize ngo baturanyi babi. Wowe terima tuzayumva. Nawe utari mwiza. Uzo mu muturanyi mwiza. Abandi bazabahinduka bazokuvomeho ubwiza bazokuvomeho nuba mwiza uzohindura n'abavuze nimba umuturanyi azamutse mubwira nti mbabarira agenda birashobora kuba byahutse kandi bitagushimishije apana kuzamukana mu isukari uzo umuturanyi mwiza nta muntu mubuha haba wewe mubi nije mubi tawundi muntu kagama afata amakosa gucyuka yiroza yakuzamukana ukamuga ngo babarira ndashobora kuzaciye uca bugufi ariko ni kandi yagira ikibazo ukamushiramo imbaraga kugira ngo cya kibazo ciwugikemure yeme inshuti ziri mu guhemukira abandi ariko muri mukumbabaza inshuti zazemukira abandi aho kuvuga ngo zibakomeze muri runo rugendo turimo cyangwa umuntu akarenguka yakira akibagirwa inshuti yiwe izo nshuti zazembabaza tuzogere nutwo turaja hanze none se classe se turi muri classe ga yo kubwira abantu ubu nyine twe ntayo turimo ko turabwira abantu kuzamukana n'inshuti sivyo ubu nyine twatubwira abaga turimo ngo twigishe ariko umuntu uko yagize inshuti umuntu uzi ko yagize inshuti bakabana mu buzima butari bwiza iwe yamara kugera aho kuvuga ngo amufashe nawe nubwo atomufashe 100% nawe afite izindi dépenses zimureba ariko aho kuvuga ngo amufashe nawe mu bundi buzima amubwiye ati mwana wa data twabanye muri ubu buzima reka naje byibuze nzagira akantu gato yanzakumarira ko mu buzima twabanyemo neza ariko yashikire akirenza impinga kazamabona yaradamaraye ibintu yararonse cyangwa se aratunze hano baza mubaza ngo uriye ndi mwigeze kubana
ukuwe wabaye nkubwira akantu ntakundi uwo mufata Cyane, ngo reka cyane, ngo kuriya nawe wa- yakazanye wa- magambo waruzi- ko bariya Waruzi kandi ko nta kintu n'abagore wamwiye ari mwe muza mwihakana abantu cyane. twebwe abagore duteye nabi iyo nkize iyo umugabo akize ni juju Reka tugere ku musozo. Ni wowe gusa byite mwizi. ngenda ntanitse agatsinsino ngo twarakizega mwacu dufite imodoka dufite iki Utazi no kwitwara ari y'umugabo. ukamusanga ko ndakenera gusa ngo inshuti zanje Reka byenda tugere ku inshuti musozo. dufate za nshuti zifite ariko abantu abantu bataye inshuti n'umuntu ufite inshuti akaba yaramugiriye nabi uzogenda umwegere musubire mu bushuti ubushuti ni bwiza icyo jana narengeje bamvugeho nko muzeho ejo kuri arabo twibwira ko ari inshuti ari abantu twibwira ko ari inshuti nyamara izo atari inshuti zacu hari n'abandi duca amazi bivanye byenda no kumureba ukamutekereza nk'uwa muntu ngo urutangura ntabwo mugira inshuti ntabwo mukaza muganira hari abantu duca amazi aribo badufitiye umumaro ukomeye cyane rero nini nama nagira ngo ntange tukagira umuntu usuzugura ukiri mu mubiri tukanafate n'umuntu ngo numwe uwaguhaye none ejo yo gusaba uwakwimye none ejo yo gusaba wakwimye none ejo yo guha kurumva tugafata umuntu mwamushira muri class imwe wumve ko murangije buriya ngo ni mubi ejo baba ejo arahazi Ngo kwanza jewe. Muko muriye munara mwanzura umuka ngo wewe gusa amaraso yanje nayo ntagihure se ubundi yohora gute ubundi gose no gute umuntu azavuga ngo izo amaraso mvugo yanje nyandagazi nayo baba turacari mu mubiri urwara amaraso yanje nayo turacyabaza Ni mindset. kandi twari duhure mo twogera ku musozo byenda kugira ngo kino kiganiro tukirangiriza hano tuzosubire byenda tuzakizana muri episode ya 2. sawa yeme turarangije abatumirwa bacu baganiriye neza cyane batanze inama zifatika ari abantu mu buzima bafite inshuti babanye mu buzima bwiza abandi babanye mu buzima bugoye abandi babanye gusa inshuti tudashingiye ku buzima ngo buragoye stress cyangwa se ngo ni bwiza ariko bakaba barataye inshuti zabo bagenzi babo abataye bagenzi babo nkuko bakize mumanuke musubire mukurire bimwe n'abandi mukunde ntabwo uzokunda umuntu ngo nuko afite uzokunda umuntu kuko adafite nimba ufite wowe umuhereza ikigero cyose arimo uzomukunde tugakundira umuntu mugira urukundo nkuko Yesu yakunze apana bingibi byo gukundira abantu nyine ngo nuko ngo arafite ngo we ntufite mugende mubivemo dukundana urukundo rwa kivandimwe ahasigaye iby'indamu mubireke abafite inda ndende mugende muzigabane ntabwo abafite inda umuntu uzi ugendera ku wundi ngo nuko agira icyo amukuraho cyo kumukavaringa muri buno buzima abireke umukecuru njese nawe cyo ufite inda ndende niko twari mu gifaransa bazabyita l'amour par l'intérêt ufite inda ndende ayipunguza urukundo rw'inyuma numara gupunguza ukunda umuntu ukwari apana kumukundira ngo ariko gutibagiwe nubwo twavuze aya yose iyo rufaranga ruracayoboye isi rurayoboye ariko kandi muzamwibuka ko rwagurishije na Yesu ariko mugende mupunguze mukundire umuntu ukwari uwataye inshuti ayigarukira uje kumwaka imbabazi umubwire ati nari narayobye kubera ko mfite ariko nagarutse dusubire mu buzima dukundane ubushuti buraruta ifaranga jewe nimba uri inshuti yanje ukaba nta faranga ufite tutazifite twembi tureshe uzusura nanje ngusure ahasigaye inyungu tuyireke ahasigaye mwagize neza mugira inama mubwira abantu bafite inda ndende n'abafite inda mbi n'abafite ibiki byose babireke kuko n'abafite imigwi mibi mureke imidugararo ni ukuri ntacyo imaze gusa mugire umutima w'urukundo nimubwire abatumirwa abashyitsi bacu cyangwa se abafana bacu mubabwire ikintu ijambo ryiza uwoba warataye inshuti amubwirije uvuga ijambo rimwe aturenze rimwe muvuge rimwe ubwire inshuti yawe nimba warayitaye umubwire ugudukurikirana hano umubwire ikintu cyasubira kubahuza kugira ngo basubire bagirane amarelasiyo hamwe n'inshuti zabo tugize nka kujya bavuze ngo baracyari imbabazi ngo ngwino nawe wihane murakoze cyane abadukurikiranaga kuri Mandela Nyabizunga Family TV icyo twababwira ijambo ryo gusoza ni uguca bugufi gusa kumva kuko mugenzi wawe muresha kandi mukundana mugakomeza mugakundana mu byiza no mu bibi
mugahorana kandi mugahozanya ku mitima. Murakoze cyane. Bona tuje kure y'ibyo baduhaye umwanya mugufi kandi ni na mwanya wo kurangizamo. Turi kuri kondisiyo itahebwa. Turi mu mategeko. Ariko ubutaha tuzokora ikiganiro hejuru y'abagabo. Ubu nyine abagabo ko bararengana cyane, tugomba gushaka ubutabera bw'abagabo. Ubutabera bw'abagore bwaraje buratumara. Gusiga ubw'abagabo. Imbwa isigaye turuta mu rugo. Imbwa yezoza muri pati tu ngaye dukomeye. Ubutaha niyo tuzogarukaho. Abagabo dukwiriye ubutabera. Barabutwambuye isi yatwambuye ubutabera. Nimba mubukeneye muzombwire nzoza kubafatikanya dufasha abagore. Nuko hanyuma rero abadukurikiye byo kuri muza mukomeza mukurikira ikiganiro kuva cyatangira kugeza tugisohoze. Ntimugaza mucamo ikiganiro mwumva kantu kamwe wamucamo ikiganiro ari ugarukira. Ntukaze uca shortcut. Uzukurikirana ikiganiro ukirangize uduheze ibitekerezo byawe bidufashe kumenya ikindi kintu dushobora gukora n'ikintu dushobora guheza abafana bacu ikintu bakunda, tubaheze ibintu binoze byiza ariko bivuye mu gitekerezo cyawe. Muzoza mudukandira subscribe. Hari abantu bamwe bagisha batazakurikirana ikiganiro ngo kubera ko Nyampinga. Mukurikirana ibiganiro muduteze imbere, muteze abandi imbere, inshuti n'abavandimwe. Wavuze bacana yawe ni CNTR Kongosha. CNTR? Yani CNTR byonyine bisobanuye Kongosha. Narengeje ni senti. Wena yo senti atakibazo. Tuzi ko ari izina rifite amana. Yeah. Hanyuma rero inshuti n'abavandimwe umugoroba mwiza dutegereze kugaruka kwa Yesu Kristo. Uje kuri abadukurikiye mukomeze urukundo ubumwe cyakagira kizakwambura urukundo kuko igihe kiri bugufi niko bibirize tubwira. Tube hamwe dukorere hamwe tukagira umuntu wangaza bitewe n'ibihe, tukagira umuntu no mutakaza bitewe n'igihe arimo. Iyegereze buri muntu wese, kundira umuntu wese uko Imana yamuremye, yashusho kumubonamo yabibukene yabibukire, niyo shusho Imana imushaka muri iki gihe ariko ejo hiwe tuhazi. Bye. Yego murakoze cyane naho